bitari ibyo ngibyo ugenda ahantu hose urebe ko waza kubona akazi. Fata bira muri ndashaka abandi bahinga we byakunane genda mucyare nk'inyoni. Ndabona bukeye we kandi wasanga bya byana byanjye bikiryamye ko hako wasanga n'inzara yanabyishe ana banjye we. Yesu niko shama byana ntabwo mubona ko bwakeye mu turumbuka yasi Papa n'umushogoro twaraye turiboneye inzoka. waguteye inzoka ahubwo ubwo ngubwo urahaze sha. ariko papa uratubyutira ijoro n'umushogoro twariye wonyine. Ariko mwaribonye muranananiye ahubwo umushogoro se ko harimo n'abatawubonye ahubwo mwe mwagize n'amahirwe byuka vuba vuba gira vuba. Jesus is Lord. Ariko garafure urabona ibintu papa badukorera ari byo. Wabigenza gute se? Kose uyu munsi noneho ndabona he akazi mwuka byaramwe noneho. Mugabo ko mbona umagari kushaka Mva nkubwire mabuja ungiriye neza wampakaza kuko ubu tuvugana abana banjye bameze nabi kandi nanjye urabona ko rwose ndi kuhumeka usa n'uwanyu. Ibi ubu tuvugana abana banjye barariye umushogoro nsize bameze nabi bagaragurika ungiriye neza wampakazi rwose. Muze nkurikije ukuntu usa nayo maso yawe igendere kuko akazi mfite nako kujya mu nkoko zanjye kandi nzi gushyizemo wazinukira. Ese muze ko nambuka ukanyitambika uranshaka hiki? Rwose boss ngiriye neza wampakazi kuko iyo wanjye bameze nabi. None uragira ngo ngufashe iki? Ngiriye neza wampakazi rwose. Ya baba umva nkubwire wakagabo. Ngiye mbere yo kuguha akazi ndabanza nkwereka ahantu hinga nuhahinga ndetse ukahinga neza yewe ukanaharangiza ejo uzagaruke nk'wakazi. Bitari ibyo ngibyo
genda ahantu hose urebe ko waza kubona hako bene ubutunzi mwaratunze mwongeramo n'ubugome ngo bikunde bigwire napfa nakira simbizi nakanyoni karetse ku nzira ndagiye gumana ibyawe genda Sawa mugabo kunega igisuka mu nzira habaye. Wa mugabo rwose nta kindi gitumye nkutangira. Wampaye akazi ko kwambabare wampaye akazi. Ugize uti wampaye akazi kariko nshaka. Kabana banjye bameze nabi rwose. Mbasize mu rugo bonye. Umugore yarabantanye arigendeye. Nubu mushogoro barariye umwe. Oh my days uwo mu wari ntoriyo. Size yarwaye inzoka. Nta kazi ushaka? Nta kazi nshaka konyine nta kazi. Umva ituriza. Iki kinanu ureba hangaha. Iki ngiki. Cyarananiye kugihinga. Ufite amaboko. Imbaraga ndazifite pe nubwo naburaye ariko ndihanga. Umva gaho. Gihinga nukirangiza uze nguha amafaranga. Urakoze rwose, urakoze ndahahinga pe. Ndahahinga imbaraga ndazifite ndahahinga. Ahubwo mukanya ndabanje kukwishyuza sinkuvure rwose abana banjye bameze nabi. Ariko abakire barakize koko. Abana banjye baririrwa umushogoro bakararira undi naho bo barasiga ibijumba mu murima. Yesu! Kuno nari nshonje we. Ariko ubu ngubu ntago byaba byo ntabanje ngo nicare nkige. Kambaze nicare nirire n'ubundi nashaka ntanyishyure. Kuba nari nshonje ariko banze nirire sha. Use abana banjye ahubwo se bo asanga batanangutsera. None sawa mugabo ko nakoresheje guhinga nakoresheje kumesenyera ibijumba. Ako subundi wa mugabo banze nkubaza. Wewe wakora utariye. Ubu wakora utariye mu nda nta kintu kimwe kirimo. Ubwo si yuzu ugasanga napfiriye mu murima wari kubaza nde ko yahiye. Yewe nakoze nanari kandi twavuganye kuri bumpembe kuko nakoze. Ubwo nyine bihwaniyemo ku gihumbi nari kuguha 5 zihwane n'ibijumba wari. Ariko naroha mwene muzehe. None sibyo twari twabivuganye ninge nababwiye ngo musige ibijumba mu murima. Ahubwo se wowe mu byo twavuganye guhekenya byari birimo. Ahubwo fata mvira mu fata vira mu murima. Ndashaka abandi bahinga we byakunane. Genda. Mbese iki ngiki kireteta kijya he? Hano ni wawe. Nge ndeteta ndi kujya wanjye none urinze no kuhankubita. Uri kujya wawe? Wowe ahanga se ni wawe. Ariko so bundi uheruka ahanga haryari. Ngewe urambaza ngo mperuka ahanga haryari nahavuye mu gitondo ngiye guhingira abana banjye. Ndetse nabasize no mu nzu barwaye. Uri kumbwira ngo ahantu mpamaze imyaka 3 ni iwanjye niyo twaza n'abayobozi barabiza ahanga ni iwanjye. Yosha waheruka gakera koko mu gitondo. Ubu ngubu ugomba kumenya ngo ahangaha si iwawe. Kuba ngo narangije kuhagura ni iwanjye. Ariko wa mugabo ubanza uri gatuma. Wahaguze nande kari ngewe nyirurugo ahangaha kari iwanjye. Ngo nahaguze nande? Iki gihugu se si icyawe. Yesu! Itonda sitamukuru. Nagari wamubyaye.
ninjye namubyaye. nuko rero niho wahangurishije. Ariko se mwana ubu ibintu nkoze ni ibiki koko? Ngire kuba nyoko yari abantanye akabasiga none n'inzu twabaga murayigurishije. Ubwo urumva nzajya mba hehe ko? Mu cyare nk'inyoni.